Mbaye ikaze mwese abakunzi bacu badukurikira kuri Urgent Update News. Ndizera ko muri hose mumeze neza ndetse mubwira ngo aho bitagenda neza Imana iraje ibigenze neza. Muri kumwe nanjye Jean-Marie kuri mikoro za Urgent Update News. Nshimira mwese mwakoze kuri subscribe ndetse mubwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, ikintu cya mbere wakora ni subscribe, ugakanda kuri subscribe ndetse na share ugakora kugira ngo igihe cyose dukoze amakuru cyangwa se tugaye amakuru ajya ku kiro gatanu kuri gatanu, ndetse ugakanda ukaduha comment, ugakora kuri share ndetse ugakanda kuri like kugira ngo YouTube imenye neza ko iki kiganiro cyacu mwagikunze. Namukora gizwe njye kumubwira muri amasaha rero ni inkuru idasanzwe y'umwana w'umukobwa Nyamugeni abana mu karere ka Kayonza. Ni mu gihe rero avuga ko yimye umugabo we bashakanye mu buryo yabwa amategeko ndetse n'uburyo bw'iyima cyangwa se uburyo bwo mu rusengero. Ni mu gihe rero umugabo yashatse kwiha akagizi cyangwa se gukora igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina mu ijoro rya mbere nk'uko bimenyerewe ku bashakanye, ariko uyu mugore aza kubyanga. Ni ibintu rero abaturage bavuze ko atari ibintu byiza cyane, atari ibintu bimenyerewe mu muco nyarwanda. Ni mu gihe rero inkuru ivuga ko uyu mukobwa yaje kurangirwa n'umuntu witwa umuranga cyangwa se umuranga mu muco nyarwanda muramuzi, yaje kumurangira uyu mugabo baza kubana. Yari yamubwiye ko uyu mugabo afite akazi ka leta kandi ahembwa amafaranga rwose afatika ndetse afite n'inzu nziza. Uyu mukobwa rero nawe niko kuhitamo kuza gukundana n'uyu mugabo, dore ko bavuga ko rero bakundanye amezi agera muri 6 bakundana nk'uko uyu mugabo yabyemereje. Gusa baje gufata irembo ndetse bategura imihango y'ubukwe, ibyaje kurangira n'ubundi bakoze ubukwe bwiza cyane rwose mu rusengero bagasezerana bambikana impeta nk'uko rero bimenyereye mu muco nyarwanda. Twese tuzi ko iyo umugabo n'umugore kenshi rwose baba cyane basezeranye ijoro rya mbere ry'ubukwe, umugabo n'umugore bakora igikorwa kibahuza cy'urugwiro cy'imibonano mpuzabitsina. Nibwo umugabo agiye kurongora umugore we ndetse n'umugore nawe akarongorwa n'uwo mugabo. Ni mu gihe rero amakuru avuga yuko uyu mugore yari yarabyaye hirya cyangwa se yari afite umwana ku ruhande. Umunsi wa mbere rero uyu mugore yazanye uyu mwana mu rugo, hanyuma umugabo agiye kwegera umugore we, uyu mugore afata uyu mwana amushyira hagati. Ibyatumye rero uyu mugabo atabasha kugera ku gikorwa nyirizina cyari cyatumye ashaka kurongora uyu mugore. Uyu mugore rero bigaragara yuko ari ibintu wenda bavuga ko yari yarateguye. Mu gihe umugore yazanye rero umutinyisha mu rugo rwiwe, hanyuma rero umugabo yaje kurara atarongoye umugore we. Umugabo yaje gutuza gusabuza kurangira bifashe icyumweru cyose uyu mugabo atararongora umugore we. Ndaje kubabaza abaturage benshi ndetse kuvuga ko uyu mugabo rwose akwiye guhabwa utabenze umugabo rwose yakomeretse. Birabaje cyane kuba washaka umugore ukamara icyumweru utaramwegera, utararongora umugore wishakiye. Uyu mukobwa rero uyu mugeni yaje kuba ashaka bakorana ubukwe bwiza, byaje kumara icyumweru cyose uyu mugabo ataragira uko yigenza, atararyamana n'uyu mugore. Ni mu gihe rero byaje kurangira bigiye n'ubundi hanze. Byaje kurangira uyu mugabo ubwo yageragezaga kurongora uyu mugore, umugore amukubise umwuko ndetse umugore afatanya n'umuranga bakubita uyu mugabo. Umugore nawe akuramo akarenge ke, arangije aragenda n'umwana we. Gusa umwana we ngo yari yamwoherereje imbere, hanyuma uyu mugore afata umwanzuro nawe aragenda asiga umugabo. Uyu mugabo aravuga ko rero yarenganye cyane, avuga yuko rwose afite agahinda gakabije, dore ko yatanze inkwano ndetse arakora rwose akora ubukwe bwiza cyane, ngo hari n'imodoka nyinshi zatwaye abantu. Ibyo abaturage bagenda bagaragaza ndetse n'agahinda k'uyu mugabo nk'uko agenda bigaragaza rwose. Avuga ko rero rwose mu cyumweru cyose atigeze amenya umugore we, muri make amenya umubiri uwo mugore we. Mu gihe umugore yavuze ngo rero uko ingurube iturira umusigiti niko n'uwo mugabo atazegera amwurira. Ni amagambo umugore yakoresha avuga ko rero
nubwo yavuze ko yaryamanye n'umugabo iminsi ibiri, umugabo yemeza yuko rwose atigeze aryamana n'uyu mugore byafashe icyumweru cyose. ni inkuru rero rwose ikomeye cyane ndetse ni ibintu bibi cyane bitagaragara mu muco nyarwanda ndetse bitemerwa n'umuco nyarwanda. Abenshi bakomeje kuvuga ko uyu mugore akwiye rwose guhanirwa n'amategeko. Bavuga ko uyu mugore yaje akurikiye imitungo, dore ko avuga ko umuranga wamubeshya yavuze ko umugabo afite inzu nziza, afite akazi keza muri leta, yagira akabibura. Bigaragara ko abakobwa benshi muri iyi minsi barimo gushaka abagabo bakurikiye imitungo. Uyu mugore yakomeje kuvuga ko rero uyu mugabo ngo amurusha imyaka irenga 20, ibyatuma uyu mukobwa atamwisanzura, atumva ko rwose ari umugore w'umugabo. Agaragaza ko umugabo rwose amurusha imyaka myinshi, ndetse ibyo bamusezeranyije kandi atigeze ayibona ibyo ngibyo by'imitungo n'akazi keza. Nkundira ngo iri ni isomo rikomeye cyane abantu bagomba kwiga muri iyi minsi, cyane abantu barimo gukora ubukwe muri iyi minsi. Nkundira ngo rero niba ari ubwa mbere kuri channel yacu, kora subscribe maze amakuru yacu akujya gutanga kuri gatanu. Turabakunda cyane, ciao ciao.